Yesu ni w'abantu binube muri nje we kuba ari nyivuga ubyumvugira wabyo turirimba se waramutse mwaramutse turaho wabyukanye muri ari munsi wafashijwe n'ibikira njyewe se hari igihe mbanyasha nako n'igihe ngira gutaga nkashiramo n'imiyaga ntabwo umuntu yahora arishana se wowe ubyuka wicaye buri munsi none nta kazi urabona akazi ntako ariko njyewe n'umugabo wanjye se bitewe hari udufaranga tugiye kubona munazashaka ukuntu ashinga akaduka nyine abona uko azajya nawe ashakisha udufaranga two gutunga sha rero muri iki gihe kubaho nta kazi ukora nta bizinesi ubuzima bwawe burimo naho ubundi nta kibazo gerageza amafaranga twenda kuboneka nta kibazo rwose bimeze neza isi yandaye nafatanye n'umugabo wanjye hasi iyo barajya barabyukira mu ngo z'abantu umugabo ari he mada uramushakira iki icyo umugore ashakira umugore ndaye wase umugore kumugabo wanjye ese uwo mugore cyangwa undi se njye ibyo ufitanye n'umugabo wawe ntabwo ubizi ko musangiye umugabo musangiye umugabo kize uri mu kagatari uyu ni mukagatari ntabyo uzi se uyu ni mukagatari aribuka ibyankoreye uyu ni mukagatari umuntu wese umwishyura arayasubiza wowe amakuru yanjye wese wandambara bwira niba umugabo ari icyo ari bibiri yamaze yabyanijana hari icyo wese ntabwo urababona nyine ndangira kare we ucuruza kuri butike ariko si cyo nko kwasa kaburimbo ngora mu murange ngari ku iduka namusanze kuba ntayiseseri nawe warasaze ubwo arakumva umuntu aranga umugabo wiwe ni ukuri kose none nakora iki ndaje kumusanga uyaguriye namusanga nawe uri hafi dushobora amakuru yuzuye ntabwo ibintu twabye urafite ikintu gikomeye amushakira agomba kukimenya nese wakigirwa niba usanga se babishoje ubundi bwo urakora iki wajya kubisoza nta kibazo n'ubundi bagambwe babikora ahubwo turashaka kumenya ngo amushakira iki gitumye asa kumureba mu rugo noneho hejuru y'agasuzuguro asa no kumushaka hari iwanjye yanamutelefone buriya nyine nicyo dushaka kumenya buriya wenda yanze no kugifata wamenya ari ibiki se ibyo abagabo b'indaya n'abakobwa b'indaya buriya wenda bafitanye na bifu kugira ngo kugira kujya kwigurishwa imikufi n'ibiki n'amarinete haza uri buyambe reka kandi ntabwo kirimo aka kantu gusa ubu wanyu n'icyo aya masaha mukuru mvuye iwawe ndakubuze nagushaka nje kugushaka kugira ngo mpereze ikariso yanjye ikariso se wa mukobwa we uwo mwiduka muri rino duka acuruza urabona hari n'ikariso ariko uribuka umunsi b'abagore baza bakanyirukankana bakamenaho amazi mu mwobo urabyibuka nangwa ntubyibuka nawe nataye ikariso ikindi cya kabiri umenye ko wanteye nyashi washinze niyo mpamvu kagenda kansebya mu bantu bose ngo ntabwo nzi kurongora cyangwa wari uzi ko ntazabona umukobwa nk'ubu ngubu ibintu nk'ibyo yewe naguteye wanteye indo birava ahubwo wibwiriza ubona niyo uvuga umugongo ubwo rero mwabonye turufu muzajya mwirirwa murisha wari uzi gushyira hasi ubona n'abasore bangahe ku munsi yewe narukana nawe cya gihe hasore ubusa urayirara noneho urabihakanye iyo wirirwa ukora abahungu ngo mfite inda yawe ejo uraje urabibwiye ejo bundi urabibwiye manweri ejo bundi ubibwiye kidumbari na ba kibuturi bose hari udatwite inda zawe hari umuhungu utakurongwa muri indaya y'agasozi ntumeze nk'imyenda y'impeshyi ni amazi
ufitemo udushaneti se ko nshaka udushaneti ko hari ahantu ngiye kujya mu rugo wantu niwe udushaneti turahari dore akangaka kaguriwe muri nigeria akangaka niho ariko uyu mukobwa ni muzima waretse umukiriya wanjye akigurira ibyo ariko se uyu mukobwa ubu hano muri iri duka urabonamo amakariso uyu mukobwa ubu ni muzima uyu mudamu ntabwo ari wundi waje akajya nawe utangiye no kubangamira abakiriya ese ubundi hano ni muri shambure uje kurwanira aha ni muri bizinesi yanjye ntabwo ari muri shambure atari nka bya bindi twahuye umbwira ngo aturi wawa cyangwa uturi rusororo iki iyi ndaya se yagura akaba undi umugore wawe ugerayo niba utangiye kubera abakiriya nabikoramo nkuko nabikuyemo gufatanya n'umugabo wanjye hariya mu biramwiduka